being honest. My favorite muri movie making inkuru z'ama fiction stories. Numva ziba zirimo gukabya kugira ngo nkunde filme nuko nkunda stories. Yego buriya na kera nakundaga mu rugo bari kuducira imigani, ikintu cyitwa stories kirankurura, nanabyitegereje no mu buryo wenda mpuzamahanga. Stories zirimo gukabya nizo stories ziryoha, ahubwo uburyo wakoresheje uri gukabya nibwo bushobora gutuma wenda biba bibi cyangwa byiza kurushaho. Tutagiye kure nka Black Panther kugira ngo tuyikunde cyane, umuntu aba ari umuntu ariko aba ari na Panther. Buriya buryo bitwereka neza uburyo tugifite na content zo gukora. Hari nk'imigani baduciraga, umuntu bamuteze ikirago hasi harimo umwobo yagwamo akajya aririmba akaririmbo, agiye gusohokamo aho babimenyeye basanga igice kimwe cyaraboze ikindi ni kizima, bituma ujya imagination level. Iyo art ya sinema irankurura cyane ko ikwereka uburyo abantu bashobora kurema. Bimwe mu bintu dushobora kuba twakora harimo no kurema. Hari ibintu byinshi dusa nkaho tuzi ko bibaho ariko biba muri filime gusa. Sinema nyarwanda ndacyayibonamo nkuko nayibonaga icyo gihe mbere yuko niga, kuko nabonaga hari ibintu byinshi bibura, nkabona ntabwo iri kunkonvenka kubera ko nahereye kureba iyo filime z'abazungu. Za filime rero zabo niba ari uko aribo babizanye simbizi, ariko ubona ziri perfect. Ikibazo ubona kiri mu nkuru koko? Ingiye niho mpereye rero ku makosa njye nagiye mbona, ndashaka guhindura strategy. Ikintu cya mbere nenga abafilmeka bo mu Rwanda nigeze kukivugaho, nta nubwo ari ikibazo cya budget cyane. Hari kutamenya ikintu ugiye gukora ngo ubanze ukige neza, urebe isoko ryacyo, unamenye icyo ukora icyo ari cyo. Nkanjye muri iyi minsi ntabwo mfite gahunda yo gukora projet zo kuri YouTube. Ikibazo nkibonera mu buryo bategura stories. Barategura story ugasanga kubera ko yagerageje kuyoroshya kugira ngo akore byinshi, bitumye atanoza production. Ati yo kwandika story niyo ishobora kugufasha gukora ikintu gihendutse cyangwa se gihenze. Muri ubwo buryo rero ngewe strategy nkoresha niyo kureba neza ikintu ngiye gukora niba gifite ubushobozi bwacyo, ese kugira ngo gikorwe birasaba iki. Ikindi no gukorera muri teamwork yo ni ya mbere, kuko niyo uboneraho neza icyo ushoboye gukora cyangwa se icyo utari bubashe.